Sibomana Jean Bosco nkaba ndi umupapa w'abana batandatu ntuye muri uyu mujyi wa Kigali. Ubu rero ndi mu kazi, nari maze iminsi mfunze, ariko icyo nari nafungiwe kwari ukuba narashyamiranye na mugenzi wanjye nari nahaye telefone ngo ayingurishirize, arangije amafaranga arayarya, biza kurangira tugeranye amakimbirane, hanyuma inzego z'umutekano zirafunga. Ariko nyuma yaho haje kubaho uburyo bwo kwiyunga cyangwa kumvikana, noneho birangira ubutabera se bubashije kumfasha, bubasha kundekura. Narekuwe kuwa gatandatu hari kuri 14. Ubu maze iminsi nk'ibiri mu rugo, ariko inshuti zanjye zinkurikirana haba kuri social media, haba kuri Facebook cyangwa kuri Instagram cyangwa YouTube cyangwa kuri WhatsApp, mu magurupe. Ubu ndi mu kazi, ndimo ndateganya no gushyira indirimbo hanze zigera muri 2 muri iyi minsi. Muzazumva. Inshuti zanjye mwarakoze kumba hafi kandi no kunzirikana, naribonye, mwarakoze kunsura, kandi ni byiza gushyigikirana. Ni ibintu byiza bituma umuntu yibona ko ari kumwe n'inshuti, ni byiza cyane.